Ndagusuhuje ariko kandi muhaye ikaze kuri Passions News. Iki ni ikiganiro Back in the Days cyangwa se Back in the Days. Aho tuzajya turebera hamwe mu basitari bakunzwe ndetse batanze ibyishimo muri music n'ibindi. Muhaye ikaze mu kiganiro. Musaba wowe niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro. Waba warigize kumva indirimbo nka End of the Road, I Will Make Love to You n'izindi zitandukanye ariko kandi zikakunezeza. Aha ndavuga mu bihe byashize, ari izi ndirimbo cyane zakoreshwaga n'abantu bakundana, bazifashishaga mu gihe cyo kubyina, zikongera umunezero hagati yabo. Boyz II Men, aba bakaba ari bamwe mu bihishe inyuma mu gukora indirimbo z'urukundo zituje, bakaba baratanze ibyishimo ku bantu benshi batandukanye ku isi yose. Back in the Days ni ikiganiro tugiye kurebera hamwe amateka ya Boyz II Men. Baba ari bantu ki? Ese baturuka he? Niba nawe ufite amatsiko, ngwino tubane muri iki kiganiro. Muhaye ikaze. Boyz II Men, iyi ni groupe y'abahanzi cyangwa se abaririmbyi bakaba baturuka muri Amerika. Yatangiye yitwa Unique Attraction. Iyi yatangiye mu mwaka w'1985. Yatangijwe n'abantu batatu, harimo uwitwaga Michael, Nathan Morris na Mark Nelson. Ikaba yatangiye muri Philadelphia mu kigo cya high school. Nyuma iyi groupe yongeremo abandi banyeshuri harimo George Buddy, John Short na Margaret Walker. Mu mwaka w'1947, Wanya Morris yaje muri groupe ya Unique Attraction, ariyo Boyz II Men uyu munsi. Uyu akaba yararimbaga muri korali zo mu kigo, nyuma aza kuba umumemba w'iyi groupe ibiri permanent. Gusa mu mwaka w'1988, Buddy, Short na Walker bavuye muri groupe ni nyuma y'uko bakoze graduation, barangije kwiga. Hashize igihe nyuma yo kubona Shawn Stockman aperforminga muri solo muri korali zo mu kigo, groupe yahise imuzana aba permanent lineup of members. Groupe yatangiriye muri bathroom zo mu kigo, yaje kwamamara mu kigo no hanze y'ikigo, ndetse bidatenze yamamara no ku isi yose. Mu gushaka inspiration mu gutangira ibintu bishya, iyi groupe yahinduye izina aribwo yahise yitwa Boyz II Men. Aba batangiye gukora performance zitandukanye, aho plan yabo yari gushaka uko bahura na Will Smith kuri stage imwe. Gusa muri iki gihe bahuye na Michael Bevan, bamusaba gukorana nawe, abemera kubafasha nka producer. Gusa nanone nyuma yaho aba baje kugira kutumvikana, bituma Mark Nelson uri mu batangije no groupe avamo aragenda. Iyi groupe yasigaye igizwe n'abantu bane, aribo MC Curry, Nathan Morris, Wanya Morris na Shawn Stockman. Kuri High Harmon ni album ya mbere ya groupe Boyz II Men, yasohotse mu mwaka w'1991. Yakozwe na producer Michael Bevan. Indirimbo ya mbere ya Boyz II Men yitwa Motown Philly. Iyi ikaba ari indirimbo iri muri style ya rap. Iyi album yabaye successful, aho haguzwe kopi zirenga 9,000,000 ndetse itsindira Grammy Award mu mwaka w'1992. Aha kandi batangiye gukora tours zitandukanye. Nyuma yaho batangiye gukora ku ndirimbo yabafunguriye amarembo, batangira kuba hit. Iyi ndirimbo ni End of the Road. Iyi ikaba ari indirimbo yabagejeje ku mwanya wa mbere muri Billboard Hot 100, ndetse ibagira abastari cyuzuye mu buryo bwuzuye. Gusa nanone cyabaye kitari cyiza, iyi groupe yaje gutandukana na producer Michael Bevan mu buryo bw'amategeko cyangwa se uburyo buri professional. Batangira gukorana n'abandi ba producer. Christmas Interpretations
Iyi ni alubumu ya kabiri y'iri tsinda, aho iyi alubumu yasohotse mu mwaka w'1993. Nanone baje gukora indi alubumu bise Tu ni alubumu yindi yakozwe n'iyi gurupe ya Boyz II Men, yakozwe mu mwaka w'1994. Iyi kandi miliyoni 12 z'amakopi zaragurishijwe muri USA ndetse n'ahandi. Iyi alubumu Tu yatsindiye 2 Award muri Grammy Award yo mu 1995. Iyi alubumu kandi ikaba ari alubumu yari igizwe n'indirimbo nyinshi zitandukanye kandi nziza, aho zimwe mu zari zigize ino alubumu ari yitwa I Will Make Love to You and Water Runs Dry n'izindi. Izi zikaba ari zimwe mu ndirimbo zakunzwe kuri ino alubumu yiswe Tu. Dusubiye kuri izi ndirimbo I Will Make Love to You na End of the Road twabonye muri alubumu ya mbere, izi zikaba ari indirimbo zabaye successful cyane, aho zamaze ibyumweru 14 on the top mu ndirimbo zakunzwe. I Will Make Love to You yatumye bakomeza ku mwanya wa mbere muri Billboard Hot 100 chart. Aho mu mwaka w'1995 bashinze record company. Mu mwaka w'1997 Boyz II Men yashyize hanze alubumu ya kane, alubumu bise Evolution. Indirimbo imwe mu ziri kuri iyi alubumu ni 4 Seasons of Loneliness. Ikaba ari indirimbo yageze ku mwanya wa mbere on the top 100 chart. Ubu akaba aribwo groupe yatangije tour ku isi hose mu bihugu bimwe na bimwe byo ku isi. Boyz II Men kandi yabaye nominated muri 2 Grammy Awards mu mwaka w'1998 nka Best R&B Album kuri Evolution, ndetse na Best R&B Vocal Performance ku ndirimbo yabo yiswe A Song for Mom yo kuri album Evolution. Nathan, Michael, Shawn Wanya. Iyi ikaba ari alubumu ya gatanu, indirimbo bakoze ariko bagendeye nanone ku mazina yabo, igahabwa izina bakurikije amazina yose abagize ino groupe. Iyi ni alubumu yasohotse mu mwaka w'2000, ikaba imwe muri alubumu zifite indirimbo zikunzwe cyane. Full Cycle ni indi alubumu, ikaba ari alubumu ya gatandatu. Iyi yatangiye gukorwa mu mwaka w'2000. Indirimbo yayo ya mbere ikaba ari indirimbo yitwa The Color of the Love, yatumye itsinda riba successful byihuse. Iyi ni alubumu ya nyuma yakozwe iri tsinda rigifite abantu 4, kuko nyuma muri 2023 mu kwezi kwa mbere Michael MC Kari yavuye muri iyi groupe. Ibi byatewe nuko yagize ikibazo ku gice cye cy'umugongo n'ibindi bibazo bye bwite. Ibi bikaba aribyo byatumye asezera muri groupe yasigaye igizwe n'abantu 3 cyangwa se abamembers 3. Nyuma y'umwaka groupe yakareye label MSM Music Group, ari nabwo bahise bakora Throwback Volume ya mbere mu mwaka w'2004. Iyi yageze ku mwanya wa 59 muri Billboard 200. Iyi groupe kandi yatangiye gukora tour mu bice bitandukanye, aho bagiye muri North America ndetse na Aziya mu gufasha Throwback Series. Naho mu mwaka w'2006 Boyz II Men yakoze kuri alubumu yabo ya 9, iyi bayise The Remedy. Motown A Journey Through Hitsville USA. Iyi ni alubumu ya 10 y'itsinda Boyz II Men yakozwe cyane, yakozwe hagati mu mwaka w'2007. Naho Love ni alubumu ya 11 yakozwe cyangwa yasohotse mu mwaka w'2009 muri United States. Iyi ikaba yarakozwe muri production yabo, aho bari bafatanyije na Randy Jackson ndetse na Boyz II Men ubwabo. Covered Winter ni alubumu ya 12. Iyi ni imwe muri alubumu zakorewe muri label y'iyi groupe, label bise MSM Music Group. Iyi alubumu Winter ikaba yarasohotse mu mwaka w'2010. Nyuma yaho kuri alubumu yabo ya 13 na alubumu bise 20. Iyi bayise izina bagendeye ku kuba
bamaze imyaka 20 muri business ya music. Ni album yasohotse mu 2011 mu kwezi kwa 10 ku itariki 25. Kuri iyi album kandi abagize groupe bari baratangaje ko kuri album yabo ya anniversaire y'imyaka 20 bazayikora nka groupe y'abantu bane, bivuze ko Mike MC Kelly azaba ari muri iyi album. Ariko nyuma yaho gato MC Kelly yatangaje ko cyangwa se yarabyanze ntiyabasha kujoining ino groupe muri no project. Kuva mu mwaka wa 2013 groupe yatangiye gukora tours zitandukanye hamwe na performance. Nyuma ya tour Collid na album ya 14 yashyizwe hanze mu mwaka wa 2014. Mu kwezi kwa 10 ku itariki 8 mu mwaka wa 2017 groupe yatangaje ko igiye gushyira hanze album ya 15, album bise Under the Street Light, yasohotse kuri 20 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2017. Hano wakibaza uti se Boyz II Men yaba yarigeze igira collab cyangwa se ikorana indirimbo n'abandi bahanzi batandukanye bataraho mu itsinda ryabo? Nibyo, kuko mu mwaka wa 2018 Boyz II Men yakoranye indirimbo n'umuhanzi Shari bayise If You Leave Me Now. Indirimbo ikaba yaragiye kuri album y'uyu muhanzi Shari. Iyi groupe kandi yagiye ikora indirimbo n'abandi bahanzi batandukanye. Mu myaka yakurikiye groupe yakomeje performance zitandukanye ndetse ikora tours zitandukanye mu bihugu byo ku isi. Iki gihe kandi basa naho bari bararetse gusohora indirimbo cyangwa se gukora amarubumu, aho hano bagendaga bakora tour cyangwa se performance baririmba indirimbo n'undi zabo zo mu gihe cyashize. Mu mwaka wa 2023 ntabwo twakwibagirwa ko iyi groupe yaje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho baje gukora igitaramo. Iki kikaba ari igitaramo cyakunzwe cyane, kikaba cyarabereye muri BK Arena, aho iki gitaramo cyitabiriwe n'abiganjemo abakuze, dore ko ari nabo baryohewe cyane n'iki gitaramo. Impamvu mvuga ko baryohewe n'iki gitaramo nuko aba bakuze aribo bazi indirimbo z'aba bantu, kuko ari indirimbo zakunzwe cyane mu gihe cyabo, mu gihe bari bakiri bato. Mbese navuga ko iki gitaramo cyongeye kwibutsa abantu ibihe byabo bya kera bakiri bato. Nk'uko twabibonye, iyi groupe yakozwe cyangwa yatangijwe n'abantu 5. Ikindi kandi yari igizwe n'abirabura, dore ko nta muzungu wabagamo. Ndavuga abirabura bo muri Amerika. Abantu bayitangije 5: Mike MC Kelly, Mark Nelson, George Buddy, John Schultz ndetse na Margaret. Mu bantu bose bagiye muri no groupe, abasigaye uyu munsi ni abantu 3 ariko bari bo bayigize, harimo Nathan Morris, Wanya Morris ndetse na Shawn Stockman. Ariko kandi ikintu gitangaje kuri no groupe ya Boyz II Men nuko mu bantu bose batangije no groupe ubu bose nta numwe urimo, bose bavuyemo. Mbese nabakomeje kugeza ubu. Abayirimo uyu munsi bagiye baza nyuma yuko groupe itangira. Muri rusange groupe yagize abanyamuryango cyangwa se abamembers bagera ku 8. Wakibaza ngo ese iyi groupe yaba yarigeze itsindira ibihembo, ibyo twita award? Nkuko twabibonye mu kiganiro, hari zimwe mu ndirimbo ndetse na album zagiye zitwara ibihembo. Reka hano turebe ibihembo cyangwa se award hamwe na nomination bagiye bakira mu rugendo rwabo rwa music. Dutangiye ku gihembo cya American Music Award. Hano bakiri award zigera ku 9, aho mu mwaka wa 1992 bakiri igihembo cya New Artist, hakaba hari indirimbo ndetse na album byabaye nominated. Naho mu mwaka wa 1993 End of the Road yatwaye igihembo. Muri 1995 iri tsinda ryakira ibihembo 4, arimo indirimbo, album mu myanya itandukanye. Naho mu mwaka wa 1996 iyi groupe yakiriye igihembo kuri album yabo yiswe Tu. Muri 1998 ho bakira igihembo nka Favorite Brand cyangwa se Group.
Reka none tujye mu bihembo bya Billboard Music Award. Hano muri iki gihembo bakira ibihembo bitatu, aho muri 92 Top Hot 100 Artist, muri 94 ndetse na 95 babaye nominated mu myanya itandukanye yaba mu ndirimbo ndetse na album. Tujye mu mwaka w'1996 mu bihembo bya Billboard Music Awards, hano batsindiye igihembo cya Billboard Music Special Hot 100. Reka none turebe mu bihembo bya Grammy Awards. Muri Grammy Award naho bagiye bakira ibihembo bitandukanye, aho muri 92 bakira igihembo cya kuri album bakoze muri uno mwaka, naho muri 93 End of the Road ikaba ari indirimbo yatwaye igihembo. Naho mu 1994 bakiriye 2 awards, aho zavuye kuri album bise 2 ndetse na Best Performance Band cyangwa se Group. Mu myaka yakurikiye bagiye baba nominated mu myanya itandukanye mu bihembo bya Grammy Award. Tugiye mu bihembo bitangwa na MTV Video Music Award, iri tsinda ryagiye riba nominated mu bihe bitandukanye ariko nta bihembo batwaye. Naho mu gihembo cya Soul Train Music Award muri myaka nka 1992, 1993, 1995 ndetse na 1996 batsindiye ibihembo mu myanya itandukanye. Urugero nk'igihembo cya Song of the Year, Best Music Video, Best Album Group or Band. Aho muri rino rushanwa bafite ibihembo bigera ku 9. Kugeza ubu album bafite ni 13, bakaba bafite indirimbo zigera muri 30. Naho ku bijyanye n'umutungo w'iri tsinda, umutungo iri tsinda rishobora kuba rifite ugereranyije bari muri miliyoni 200 z'amadolari. Ariko kandi hano wakibaza uti mu buzima busanzwe se aba baba bafite umuryango cyangwa se aba harimo abafite famille bakoze mariage? Hano yaba ari Nathan, Shawnee na Wanya bafite abana, ariko hano abari married ni 2 gusa, ni Shawnee ndetse na Wanya, mu gihe Nathan ari single ariko akaba afite umwana. Ubu abagize Best Women bamwe batangiye ari abana bari muri high school, ubu bageze mu myaka 50 y'ubukure. Hano wumvise urugendo rwabo kuva batangira ndetse no kugera kubu ngubu ku myaka bahagaze uyu munsi. Ngayo amateka ya Boyz II Men, itsinda twamenye, itsinda abantu benshi bamenye mu mwaka wa 2023, ndavuga bari mu kigero cyo kuba ari bato, ariko kandi rikaba ryamenyekanye mu myaka yashize yo hambere ku bantu twita ko batubyaye cyangwa se ababyeyi bacu, abantu bakuze. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, ndagushimiye. Passion is news.